nta kigaragaza urimo Yesu atakuvanamo, nta rugamba urimo Yesu atarangiza, nta bibazo urimo Yesu atahereza iherezo. Iyo urugendo rugenda mu mwuka ntabwo wananirwa, iyo urugendo rugenda mu mwuka urakomera, iyo urugendo rugenda mu mwuka ugira imbaraga. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari, Imana ifite kugira neza, Imana ifite ubushobozi ndetse n'imbaraga z'ikirenga. Imana iguhereza ibintu by'agaciro, ubika ibintu by'agaciro, maze Imana iguhereza n'imbaraga n'ubwenge byo kubirinda. Ngo hari ibintu bibiri biza n'umujura. Yesu yaravuze ngo nta kindi kiza n'umujura uretse kwiba no kwica. Haleluya. Ndetse umujura iyo ageze iwawe ibi bintu bibiri ashobora gukoramo kimwe. None nabajije nti ese ko abantu bajya mu mubiri bakihugiraho, abantu bajya mu mubiri bakitindaho, nkwiriye gukaraba, nkwiriye kwisiga, nkwiriye kwambara, nkwiriye kurya, nkwiriye kwiga, nkwiriye kugenda, nkwiriye kugera aha, so ibintu byose ugasanga kamere ya muntu harimo kwikunda. Niyo mpamvu Imana ikunda umuntu igihe yafashe umwanya akayegera, agaca bugufi akihana, agaca bugufi akiyiriza ubusa. Ibyo bintu Imana irabikunda cyane kurusha n'ibindi bikorwa byose washobora kubasha gukorera Imana. Haleluya. Kubera ko ireba umubyizi wawe wahaze, ikareba ibyo kurya wanze kubwo kuyisaba cyangwa kubwo kugira ute cyangwa kubwo kuyisenga. Haleluya. Imana itugirire neza cyane. Ijambo rikomeye ngira ngo mvugeho kuri uyu mwanya ni igitangaza gihambaye Yesu yakoze mu nzira, Yesu yakoze ku buzima bwawe, Yesu yakoze mu cyerekezo cyawe, Yesu yakoze mu nzira ucamo, kuko ashoboye byose. Haleluya. Umunsi umwe abajura barikoze bajya kwiba ahantu. Muranyumva? Bagiye kwiba ahantu, muri kunkurikirana, barara baratobora inzu, barara barayitobora, bugiye gucya baba benda kuyinjiramo. Bayigezemo baragenda bajya mu byumba byose, murimo kunyumva ariko baragenda bajya hehe? Bajya mu byumba hose. Barangije barashakisha ikintu bashobora kwiba muri iyo nzu cy'agaciro, barakibura. Bareba imyambaro y'umugore babona nta n'uwayigurisha ngo abahereze byibuze n'ibiceri 200. Bashakisha no ku y'umugabo barebe ko bagurisha, babona umugabo nta myambaro afite, nta bana benshi bari bafite. Muri make inzu babura ikintu bagira ute bayibamo, nta n'agatelefone bari bafite basi ngo bakibe. Barangije bakangura wa mugore. Haleluya. Bagira gute yemwe? Bakangura wa mugore na wa mugabo, barababyutsa. Barangije baramubaza wa mugabo we, muri iyi nzu ufite iki? Twe twari tuje kukwiba ariko twabuze icyo dutwara. Arangije arababwira ati rwose nta kintu mfite, nta kazi, ntaki. Okay, baramubwira iryo si ikosa. Barangije baramubwira ngo uhereye umunsi nawe ujye usohoka urara ijoro uri kwiba. Haleluya. Baramubwira uhereye umunsi twe abantu b'abagabo twaraye turi kurinda umutekano inzu yawe, turara tuyicukura, dore aho budukereyeho, tubuze ikintu tuvanamo. None uryamanye iki? Uryamiriye iki? Nawe ujya urara ugenda, ujya urara ukora, ujya urara wiba, ujye wirirwa ukora, ujye wirirwa wiba. Yesu nashimwe cyane. Barangije baramukubita rwose, bamubaza ikintu abaryamiriyeho, baramukubita, abasaba imbabazi, arababwira ati rero twemerere ko uzajya wirirwa ukora, wakwiba, wajya mu biraka, wagira ute, ariko ujye wirirwa uri gukora, ugira ibintu uzana mu nzu iwawe. Iyo habamwe ibintu tuba tubonye icyo tujyana, none kubera nta bintu tubuze icyo dutwara. Murimo kunyumva neza?
nuko umugabo inkoni zo kudakora abaziriye gutyo. Barangije bamusigira isomo ryo guhaguruka akajya gukora, nabura ibyo akora basi ajya agenda yiyunge nabo barare bacukura amazu ya rubanda, ariko yere kujya ryamiriye ubusa. Imana itugirire neza cyane. Bishatse kuvuga hari abakristu bitwa abakristu ariko atari abakristo. Aleluya. Bishatse kuvuga ko hari abantu bitwa abaririmbyi ariko baririmbira batamuzi. 5 abahageze dusome mu izina rya Yesu. Mushimire Imana ahera hayo. Ubwo ni hehe? Ni hano turi. Ahera hayo hashobora kuba hangaha turi uyu munsi, ariko ahera hayo hashobora kuba no mu rugo iwawe, hahandi wumva kugiye gupfuka mukavugana nayo. Ahera haba na hariya hanze, ahera haba na hariya mu ishyamba, ahera haba ahantu hose waba uri wifuza uhamanya n'Imana kugiye kuvugana nayo. Ijambo ryarambwiye ngo nuko Uwiteka abwira Mose ngo kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze arahera hiki hanjye. None ijambo riratubwiye ngo mushimire Imana ahera hayo. Yaravuze ngo musakuze, yaravuze mujye gucata se, yaravuze mujye guhamagarana, yaravuze mujye kuririmba. Uriya niyo mpamvu Bibiliya zo muri telefone kenshi zigaragaza ubwibone, kandi Satani ajya azuririraho akaba yakora n'ikibi azinyuzeho. Kuko uri gusoma Bibiliya yo muri telefone, hari igihe akamesaje kaza kuri WhatsApp ukabusimbukiye kuri WhatsApp. Ubwo urumva kiri muri Bibiliya babohereje akamesaje kuri Messenger, ako kanya ukabusimbukiyeyo ugiye kureba icyo kuri Facebook bagize ute bakwandikiye. Rero iyi ngiyi iracyari ya Mana. Haleluya. Ivuga bikaba, tegeka ibintu bigakomera. Iyi ngiyi iracyari ya Mana, ivuga ibintu bikaba ndetse yategeka ibintu bigakomera mu izina rya Yesu. Mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mwisanzure ry'imbaraga zayo. Haleluya. Buriya reka mbabwire, abantu bagira ubwenge, ariko mbabwire ngo Imana iramutse itweretse ubwenge bwayo, ntekereza ko isi yakubama. Abanditsi b'amahanga baranditse iby'urukundo rw'Imana, baravuga ngo naho wafata ngo inyanja zose zo ku isi zose warangiza ukazihindura wino y'abaki y'abanditsi, warangiza ugafata ibyatsi byose byo mu isi yose warangiza ukabihindura uducumu tw'iki tw'abanditsi, ubwo ni amakaramu. Warangiza urukundo rw'Imana, imbaraga z'Imana. None wewe uri muntu ki wumva ko bihagije? Shimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze. Aleluya. Muyishimire iby'iki? Iri jambo turisubiremo. Muyishimire iby'iki? Ibintu by'imbaraga Imana yakoze, ikibazo abantu ntago bayishima. Ukabona Imana yaguhaye agashati wambaye, utekereza ko hari abatambaye ubusa. Ukabona Imana yakurinze guha icyo kurya, utekereza ko hari abatabure cyangwa babwirirwe. Iyo ubona Imana yaguhaye agasabuni kaguha amazi ugakaraba, utekereza ko hari abataburaniwe. Ijambo riratubwiye ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze. Barakuroza irakurinda, barakwangira gukunda, barakugwanyira kwiyegereza, bagusunikira kure y'ikuzana habona. Haleluya, haleluya, haleluya. Muyishimire iby'imbaraga yagize gute
yakoze. Ntabwo turiho ku mugambi w'abantu, ahubwo turiho ku mugambi w'Imana. Wowe wiririmba ubusa, ririmba ujye mu mwuka, ririmba ibikurimo, ririmba kuko ari umurimo wiyemeje. Wicuranga ucurangira abahetsi, ahubwo ucurangira Imana, ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwishi. Niyo mpamvu umukristo wafashe igishoro cye akagura Bibiliya, uwo nguwo ndamwemera cyane, uwo nguwo ndamukunda bidasanzwe. Haleluya. Muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga. Haleluya. Imisha ibyuma birenga. Haleluya. Ibihumeka byose bishime Uwiteka. Imana itugirire neza cyane. Tekereza ngo wewe urimo gushima Imana gute muri iyi minsi. Haleluya. Tekereza ngo wewe urimo gushimisha Imana gute mu bihe nk'ibi ngibi. Haleluya. Tekereza mu ruhande rwawe, hasa wewe urimo urashimisha Imana gute? Bihagaze gute mwese muri kuzamurira Imana? Bihagaze gute mwese murimo kunezereza Imana? Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Inanga zawe zirimo kuvugiriza Imana, imirya yawe n'imyirongo irimo iravugira Imana. Ese ururimi rwawe rurimo rurashimisha Imana? Indirimbo urimo kuririmba zirimo haleluya, indirimbo urimo kuririmba zirimo zirashimisha Imana. Tekereza wongere usubize amaso inyuma. Hari ikintu kimwe namaze kumenya, namaze no gusobanukirwa. Nahoze ndimo mbabwira inkuru y'umugabo wari udafite ikintu na kimwe afite. Haleluya. Umujura barangije ngo barara iwe bari kwiba. Imana itugirira neza cyane. Inzu barayicukura, abajura mu bakera bari gucukura, ndetse ngo bigeze nko mu rukerera. Niko ijambo ryatubwiye. Imana iturengera cyane. Ngo bageze mu nzu imbere, inzu barayigenda, inzu barayizerera, baburamo ikintu cy'agaciro bakwiba. Bamaze kukibura, ikintu bakoze murakizi, babyukije umugabo. Ubundi uryamiye iki? Ubundi uryamiye iki? Byuka. Wowe uri gushusha amashuka gusa, nayo ntayo, kuko bagira amashuka y'agaciro bari kuyiba bakigendera. None buriya wasanga bari bafite nka cya kiringiti cya 2 nacyo kidaheruka mu mazi, simbizi ariko haleluya, simbizi uko bari bagifite. Haleluya. Ikintu cyaje kubaho gikomeye, ikintu cyaje kubaho gikomeye, baramubyukije umugabo. Umugore baramureka, baramubaza ibibazo 3. Ubundi ufite iki? Umugabo ati ntacyo. 2, ubundi ukora iki? Arasubiza ati nta kazi mfite. Barongera baramubwira ati none uryamiriye kuki? Uryamanye iki? Ugenda niki? Umugira kuki? Bafata inkoni baramutumbika, baramukubita pe, baramukubita ikibuno baragishyushya, ahindukira aho yahindukiraga niho bakubitaga. Baramubwira ngo aho kugira ujye urara uryamiye ubusa, uzajya ushobora uza tugendane turere dutobora amazu y'abandi nta kundi, cyangwa nawe uzajya ugenda urara uhiga aho wakwiba. Haleluya. Abo bari abajura. Ariko bisobanuye iki kuri nkatwe b'abakristo? Bisobanuye iki kuri twe bahisemo kuba abanyamasengesho? Bisobanuye iki twe turi mu muhamagaro? Bisobanuye ko hari abantu bagenda bitwikiriye izina rya Kristo ariko atari aba Kristo. Nawe yarabivuze
izina ryanjye, abo ngabo umunsi w'imperuka nugera nzababwira ngo nimugende mwumve imbere, kuko sinigeze mbamenya. Biravuga ngo bamwe bazajya impaka, Yesu ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Hazababwira ati mugende iyo, mu Kigande babivuga neza, semberere mabega, mugende iyo mwumve imbere mwankozi z'ibirimwe, mugende muve mu maso kure cyane. Haleluya. Inyuma iyo sinigeze mbabona. Mwabikoraga mwihimbaza, mwabikoraga ngo bababone, mwabikoraga ngo babashime, mwabikoraga mwigaragaza. Mugende mwumve imbere, mwumve mu maso, kuko sinigeze kugira ute kubamenya. Imana itugirire neza cyane. None ijambo riratubwiye ngo nta kindi kiza n'umujura uretse kwiba no kwica. Haleluya. Nta kindi kizana Satani mu buzima bwawe uretse kukunyaga, uretse kukwiba, uretse kugusahura, uretse kugutwara umunezero, uretse kugutwara icy'agaciro, kandi iyo akibuze arakwica. Impfu z'abakristu zabaye nyinshi cyane. Ubusinzi bucitse, akabona ubusambanyi arabusimbutse, akabona intambara ntakirwana. Satani hari igihe ahita amugabaho ishyari. Yabona ishyari ricitse akaba amugabyeho ubwibone, yabona arabucitse akaba amugabyeho no kubeshya. Mbese mutabaye maso, Satani nawe aba yateze imitego myinshi cyane. Ariko iyo urugendo rugenda mu mwuka, niko umuririmbyi yaririmbye, nguru rugendo nindugenda mu mwuka sinzananirwa. Iyo urugendo rugenda mu mwuka ntabwo wananirwa. Iyo urugendo rugenda mu mwuka urakomera. Iyo urugendo rugenda mu mwuka ugira imbaraga. Iyo urugendo rugenda mu mwuka urarema. Haleluya. Imana yacu ni nziza cyane. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari, Imana ifite kugira neza, Imana ifite ubushobozi ndetse n'imbaraga z'ikirenga. Muhumure cyane kandi mukomere. Nta kigeragezo urimo Yesu atakuvanamo, nta rugamba urimo Yesu atarangiza, nta bibazo urimo Yesu atahereza iherezo. Uriya mugabo nawe ntiyarazi gukora, ntiyarazi gutunga ibintu by'agaciro mu nzu ye, kuko abajura baje kumwiba buri icyo biba. Ariko umunsi bamukubise bakamutuma gukora, yabonye imbaraga zo gukora ibitunganye, kuko niyo yahisemo kwiba. Arangije abona ubutunzi, atunga ibintu by'agaciro. Imana iguhereze nawe umwuka wo gukora, Imana ikoherezeho umwuka wo gutunga, kandi utunga ibintu by'agaciro. Haleluya. Hari biriya bintu abakobwa bajya bakora, ngo baguze ngo twatuntu bashyira mu ijosi, batwita ngo iki harya, udusheneti. Bakagenda bakagura twatundi twa 500 n'utw'igihumbi. Turiya ntago ari udusheneti. Turatumeze nka wa mugabo bakubitiye iwe mu nzu, babuze icyo bamutwara. Nubundi kari ukibye umuntu ntiyaguha n'igiceri cy'ijana. Haleluya. Ariko hari abantu bagenda bakagura sheneti za horo, bakagura sheneti za diama, bakagura sheneti za zahabu, bakagura amasheneti y'agaciro. Gira mugenzi wawe ngo amen. Gira mugenzi wawe ngo amen. Imana iguhereza ibintu by'agaciro, Imana iguhereza ibintu by'agaciro, Imana iguhereza ibintu by'agaciro, ubika ibintu by'agaciro, maze Imana iguhereza n'imbaraga n'ubwenge byo kubirinda. Nahoze mbwira abantu ngo Imana nigira ikintu iguha, icyo kintu uzakirindira umutekano, kuko hari impamvu Imana igicishije kuri wowe. Yenda ni Bibiliya Imana iguhaye. Hari umusore umwe yigeze atereta, ariko ajya gutereta mu
afite kirenze yari afite. Nuko ngo atereta umukobwa, Imana itugirire neza cyane. Noneho muri uko gutereta umukobwa isaha irageze, ababyeyi b'umukobwa barangije batuma umukobwa, yewe genda uganire na sheri wawe umutubarize ese afite iki. Aleluya. Yaba afite ka perimesi, yaba afite ikibanza, uburyo bwo kunoza iyo mirimo ye bimeze gute? Haleluya. Nuko umusore yatembeye na sheri bagira ngo baganire, abaramubwiye ati ariko niwacu bantumye, bagutumye ngo iki? Bantumye ngo nkubaze ati se ufite iki? Umugabo arangije aramubwira turabizi ati buriya imbere n'inyuma ngewe ngira Bibiliya. Umukobwa yamaze iminota nka 15 acyumva amajwi amubwira ati nkubwije ukuri sheri, ikintu mfite Bibiliya gusa. Reka tumwakira Fande nawe yaraje ngo tumusengere, agiye mu mirimo. Tumuragize Imana. Imirimo yawe ntiyagenda neza hatarimo Imana, ariko iyi Imana yijemo igenda neza. Haleluya. Mana data wa twese wera wa Isiraheli, turasenze cyane kandi turagushimye kubwa mwene data mushiki wacu yifuje kujya mu mirimo ye ariko abanje kuboneka imbere yawe. Niyo mpamvu nkwinginze ngo umubabarire gukiranirwa kwe, umubabarire intege nkeya ze, aho atakunejeje wemere data wanga imigayo kuri we, uhereza agaciro ubusabe bwe, uhereza agaciro ko apfukamye hasi agupfukamiye. Mana reka intambuko ze uzirinde, mu kazi ke ugendane nawe, imigambi mibi uyihagarike, ibyamurwanya uze kubirwanya, byamuhinga uze kubihiga, byamuca intege uze kubica intege, byamutunga intoki uze kubikubita, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Haleluya. Imbaraga zawe zigendane nawe, umugisha wawe ubane nawe, muhanaguyeho imbaraga z'icyaha ndetse n'izasa nacyo, mu izina ryawe Yesu. Mumurikishirije mu maso hawe kuko ariho hera hakomeye. Irinde ngo abataje uyu munsi ntabwo bazi ibyabaye, kuko uyu munsi habaye iki? Ibitangaza. Imana itugirire neza cyane. Mbabwire ngo uyu munsi ntabwo usanzwe, uyu munsi urakomeye, uyu munsi urahambaye, uyu munsi ni uw'amavuta, uyu munsi ni uw'imbaraga, uyu munsi ni uw'ibitangaza, uyu munsi ni uwo gukora kw'Imana, uyu munsi ni uw'impinduka, uyu munsi. Haleluya. Uyu munsi. Bwira mugenzi wawe ngo uyu munsi. Bwira mugenzi wawe ngo uyu munsi. Bwira mugenzi wawe ngo uyu munsi. Satani aremera ko twasenze, Satani aremera ko twasenze. Haleluya. Ndagira ngo ijambo twarimo ryari ryo kubohora. Birashoboka ko Satani ajya kwereka ko utakira. Nta bantu Imana yarazubukire ngo abandi baragubukene. Muhumure. Imana ivuze ngo baho ugomba kubaho, ivuze ngo kira ugomba gukira. None ninde wabihindura? Ninde wahindura umugambi w'Imana? Imana itugirire neza cyane. Reka twinjire mu mwanya mwiza, umwanya wo kwihana. Muraza kudufasha muri uyu mwanya mwiza